Kuriya twese abamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza turabaraga Imana. Yego yego amin. Muzuko tufaki kuriya tufaki amin. Isano kuriya abana b'abapari n'abavandimwe urifashe kw'ibyaro abantu niba turi abana b'Imana turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Amin. Rero niba turi abavandimwe twagombye kubabara kimwe iyo mwababaye kandi tukanezerwa kimwe cyangwa se tukishima kimwe tukanasangira. Hari ibibazo bigera ku 8 nibashije muri iyi minsi. Hari ikindi gitabo narigeze mbisomamo kugira ngo nabusome igitabo cyane. Nigeze nsoma igitabo cy'umwanditsi Alex Kagame abaza ngo aravuga ngo ntugasitaze ibitsitsino kandi amano ahari. Bigaragara ko gusitaza ibitsitsino uri gusitara gusubira inyuma. Ariko kandi ntugahandwe ururimi ibirenge bihari. Amin. Ururimi rwakandagira ruri mu mahwa kandi ufite ibirenge. Ntugereka kuvuga nabi. Rero hari ibibazo bigera ku 8 ushaka gushakira hamwe kandi mukazafasha cyangwa se mukamfasha gushaka igisubizo binyuze kuri wowe. Ni kuki biva kuki kubona umunyamasengesho yanga umunyamasengesho mugenzi we yarata kuko umuntu w'umunyamasengesho biva kuki kugira ngo umunyamasengesho yanga umunyamasengesho mugenzi we. Kubera iki umubyeyi yanga umwana we yibyaye, umwana wawe wabyaye ukamwana, umwana akanga umubyeyi we neza pe aho mwaciye ndabataha kandi mama wakugiye kugise mu ndabezi cyera ariko ukamugashobora kumuvugisha. Bika kugise umukozi kwagasheje umuntu yaguhaye akazi yibura naguhere ariko waragize ukamwana. Ibyo bintu byariva kuki neza ahubwo biva kuki umugabo kwaga umugore we umusasira banabyara. Nashatse kubabaza namwe nibaze tujye gushaka igisubizo. Umugore kwaga umugabo we bakundanye ari abasore bagera igihe barabyarana barabana barashyingirwa barabyaranye imyaka 3 ngo baratandukanye. Ibyo bintu byaba biva kuki? Hanyuma se uko byava kuki kugira ngo umushumba yange intama ze cyangwa se abakristo tujye mu rusengero kugira ngo umushumba abakristo runaka yanga kwagera baragije. Aho se biva kuki kugira ngo intama cyangwa abakristo banga umushumba? Alo murara kuriya intama isanga umushumba gute? Umushumba se yanga intama gute? Nese umugabo yanga umugore we bivuye kuki? Umugore se we yanga umugabo we bivuye n'iki? Aho se umwana wabyaye ukamurera ukamwonsa yanga umubyeyi we bivuye kuki? Mbazi wo mucyanye urabona igisubizo. Amen. Hallelujah.
Amin. Ha. Buriya turabavandimwe muri Kristo Yesu, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, abamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Haleluya. Tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Maze iminsi bigisha ku ijambo icyaremwe gishya, mbabwira ko ari ikindi kiremwa cyaremwe nyuma y'irema ry'Imana. Imana yararemye irarangiza, irema umuntu usanzwe, ibona nk'umuntu. Umuntu arangije ariyanduza, amaze kwiyanduza, Imana ishaka nyuma ye izarema icyaremwe gishya cy'ikinyembaraga kidasanzwe. Isanga kugira ngo umuntu agire imbaraga zidasanzwe ari uko yo ubwayo yazaza ikicara muri uwo muntu, kugira ngo izajye ikorera muri we ibitandukanye n'ibyo abantu bandi basanzwe bakora. Yego yego, turahamanya n'ijambo ry'Imana ko yahereje umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze gucungura umuntu, kandi amuhe ubushobozi cyangwa se amuhe imbaraga zizatuma abasha guhangana na Satani. Noneho agafata Satani wari umaze kwigarurira isi, akamwambura ubutware, akamwambura ubushobozi bwo kwigarurira isi. Wa muntu agasigara ategeka isi, ariko yategetse mu Mana. Mbwira bagenzi ngo waje kuri misiyo, waje kuri misiyo y'Imana. Imana yakoreje muri misiyo kugira ngo wambare imbaraga, numara kwambara imbaraga ufatanye ubwami bw'umwijima, ufatanye Satani, uhindure ibyo Satani yashaka kukwinjiza umwijima, uhinduke umucyo. Numara guhinduka umucyo ubimurikire. Arareba Satani kwa kundi yateje inkuru mu ijuru, aravuga ati nanjye nzane muri ba bantu amacakubiri. Amin. Imana n'urukundo, mbanze mbiremo urukundo rwayo. Haleluya. Kuko Satani amurwanya, anagira ngo igihe ugiye kurwana cyatsi, niyo Satani yaguteje urwara rwo kwanga umuvandimwe wawe, ntutekereze ko uri kwamenya n'Imana, ahubwo wabaye umukozi wa Satani. Yego, muri sida waba umugore wawe ugusasira, hari abantu babaye kumwambuka. Haleluya. Yego, igihe kimwe Gitifu bagiye gusezeranya abageni, abakobwa bose, abasore bose bazana abageni babo, bageze aho bagiye gusezeranira. Hari umukobwa umwe wese ufite ikimero, mwiza w'inzobe, muremure, uteye neza ku buryo urebye n'amaso y'umubiri wawe kuko kari mwiza, n'umuntu wese hagati ni mwiza. Amin. Ahamagara umusore wa mbere umugeni we, abahagarika imbere batari barahira, baza gusura ariko uvugishije ukuri, muri aba bageni ni uburyo mwiza. Asiguwe agakwereka niba barategura mwiza n'umubiri, kandi yazanye n'abagiye gusezerana, ariko asiguwe ajya kugaragara bafite uburyo niwe mwiza. Abana abo bose baramusetse. Haleluya. Baramusetse kandi ubwo baguseka. Umwiza wawe ukusasira, ukutekera, ukumesera, umwiza n'abandi bose barebye usanga wowe mwiza. Icyo abandi bamwangira n'icyo wowe mukunda. Mwiza ashimwe cyane. Ariko arangije arategeka cyangwa se yica ikibazo, ariko ati mwiza n'uwi. None se uyu mugiye gusezera yaba ari muri gasezerano? Rero niba Imana yarateganye nawe gusezerano, icya mbere turagomba kuyihagararira mu bihe bikomeye, mu bihe byoroshye no mu ntambara. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo ibice bine umurongo wa mbere ngo mbese muri mwe bw'intambara zibaye. Alo, muri mwe bw'intambara zibaye dusohora Yakobo ibice bine umurongo wa mbere mu izina rya Yesu. Dusomere urageze kwa gatanu.
wabigizwe wa gatanu. Soma mu izina rya Yesu. Mbese muri mwe intambara zivahe? Muri mwe intambara zivahe? Intonganya zivahe? Intonganya zivahe? Ibiva ku byo mwishimira bibi. Ibiva ku byo mwishimira bibi. Birwanira mu ngingo zabo. Birwanira mu ngingo zabo. Murararikira. Murararikira. Ariko ntacyo mubona. Ariko ntacyo mubona. Murica. Murica. Kandi mugira ishyari. Mugira ishyari. Ariko ntimushobora kunguka. Ariko nta kintu mwakunguka icyo ari cyo cyose. Kuko uko wagira ishyari uko ari ko kose. Uko Imana yaremye nuko yaremye. Nuko yakuremye nuko yakuremye. Ufite umugisha wawe nanjye mfite umugisha wanjye. Ugomba kunezezwa nuko Imana impaye umugisha. Ukiga gusenga ngo ma ndagushimira yuko wamuhaye. Nanjye ndabifite kuwagurira. Nusire isengesho rizirika amasezerano ya mugenzi wawe. Nuzirika amasezerano nayo abazahabwa. Izabazahabwa rero ko nta kumbugira. Komeza. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Murarwana ntimuhabwe kuko mwebwe mudasaba. Murasaba ntimuhabwa kuko musaba nabi. Yego. Mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Nsomera icyo gitabo nanone. Igice cya mbere muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 16. 16 igice cy'abanye cya mbere. Yego. Ntimukayobe bene data. Ntimuyobe bene data. Gucaka 17. Ndacubizira na 20. Yatubyarishije ijambo ry'ukuri. Imana yatubyarishije ijambo ry'ukuri bene data ntimuyobe. Ukuri ni kwe muri mwebwe. Nk'uko yabigambiriye. Umugambi wayo. Kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Kugira ngo twese tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Yongeye kutureba mu buryo bushya. Yongeye kutumushyira imbaraga. Yongeye kudutunganya mu buryo bushya. Niyo mpamvu twaba turi ibyaremwe bishya. Dutandukanye n'abandi bantu barakara uburakari budashira. Dutandukanye n'abandi bantu bagira inzangano zitagira impamvu. Dutandukanye n'abandi bantu b'abanyamatiku. Niyo twabaye icyaremwe gishya dukwiriye gusa n'Imana. Ngira bugeze dukwiriye gusa n'Imana. Imana n'amateka igira. Imana nta nzangano igira. Komeza. Umurongo wa 19. Yego. Nuko rero bene data bakundwa. Yego. Umuntu wese yihutire kumva. Ariko atinde kuvuga. Kandi atinde kurakara. Umuntu wese yihutire kumva. Atinde kuvuga. Kandi atinde kurakara. Mumbarize mu gihe urakara. Mutima ntabwo itewe. Haleluya. Wani wumve numara kuvuga utinde kurakara. Hari abantu ujya gukura bakura ngereka mushumba ngo ntawashobora kuba ngukubaye. Unagomba gupfa. Gupfa kucyaha. Kristo akaba muri wowe akaba ari kumurika. Intambara ntabwo zizabura. Abagushoka ntibazabura. Abakurwanya ntibazabura. Kuko wowe ntabwo uri wowe w'isi. Ntabwo usa nabo. Hari ikindi kintu kiri muri wowe bagomba guhiga bakakishoka. Bagomba guhiga bakakirwanya kugira ngo udasoza uwo mugambi. Icyo Imana yakuremye. Icyatumye Yesu aza akaba muri wowe. Akicara muri wowe n'Imana. Ibyo niba baguhiga bakakuzanaho urugamba. Niba bakuzanaho urugamba nicyo tegeye. Alo. Mumbarize gusa guceceka. Ceceka. Ntabwo byose guceceka babuze. Haleluya. Hano nanjye rero bakabwira ngo ndagashishura. Wakishe. Ndagashishura nanjye ndabahise gusa. Wakishe. Uziruke kumva. Ariko ntiyite kuvuga. Mu bahanga baradufite ku isi. Bateye imbere. Bashobora gukora ibintu bikomeye. Ni abantu bumva byinshi ariko bakavuga bike. Iyo uvuze byinshi hari abazi kubisesengura icyo bamaze kuvuga ukigusuhutse kikaba gishobora ibintu bitanu byagusenya burundu ntuzongere no kubona. Rero umurwanyi muzima ukorana na Kristo arumva yamara kumva agaceceka yamara guceceka umwuka w'Imana akaza akikorera hasi.
Ratakomeza twumve. Umurongo wa 20 kuko uburakari bw'abantu budasohoza ibyo gukiranuka kw'Imana. Nta burakari bw'abantu busohoza ibyo gukiranuka kw'Imana ndabarahira. Niba wowe barakuvuze bamara kuvuga turakara ntabwo bizasohoka. Nabajije twakaye tuzanye basubira umwana abikina nyirasi. Naratekereza ko ababyeyi batabaho naratayeho abavandimwe barapfuye. Haleluya. Amen. Umugabo abikira umugore, umugore abikira umugabo. Ariko ijambo ryavuga muri mwebwe mwese mwanganya zifata ngo ntabwo sinakubwira kurarikira bitabire umugambi w'Imana. Bamusanga no kuwuha inshingano, abandi basanga no kuwuha inshingano zitari izabo. Umugabo agashaka kuba umugabo, umugore agashaka kuba umugabo mu rugo akavuga ati aha nanjye ndacyara. Umugabo ati nanjye ndacyara, ndacyara amakosa agasubiraho. Ariko ibanga rito mwihutire kumva ariko utinde kuvuga. Amen. Ntukicekere amahoro yaza nuko Imana akora akazi. Ariko reka mbabwire, Satani ntiyirukana Satani. Umugabo aje yasinze agatangira kwizovota, nawe kwizovota imigeri izasubiramo, amenyo azakuka, haba niyo bamufunga bazamujyana usigara w'imanyobwa. Amen. Kandi iyo wicecekera umwuka w'Imana yakora akazi anyuze mu guceceka kwawe, akaza akakurengera akamukubita ibitotsi bakagusinzira mukaba murakeye. Amenyo yawe ukayasigara yose nawe ntajye kubitegereza. Haleluya. Abana bagakura bagata ababyeyi banjye bose barahari. Intunganya zibaho bivangisha. Amen. Umuntu ajya mutakagira akayereko kamwe gusa cyangwa bakamuhanurira bagata mbonye ibaye nabi. Okay. Agatangira kugana na mwarimu wari uriho. Musunike mwicare. Haleluya. Satani yatereshe irari ryo kurarikira no gushaka kwinjira utaza gusoza amasezerano igihe cyawe kitari cyacyo, no gushaka kwihindura tukariho. Ariko tureka kuki twagiye mu cyo gitabo cyo nasomye cyane ibice bibiri asomye umurongo wa 10 kugeza kwa 13. Yakobo naho mu gitabo cya Yakobo hejuru handitswe ngo amategeko agomba kumvirwa tumaramaje. Ibice bibiri cyitaka umurongo wa 10. Okay, nsomera umurongo wa 10. Umuntu wese witondera amategeko yose agasindira kuri bimwe aba yacumuye yose. Umuntu wese witondera amategeko yose bazuyumvira neza. Umuntu wese witondera amategeko yose ariko agasindira kuri bimwe aba yacumuye yose. Mumbaze ngwabuze. Ndahira ko tutayishe tutayarangije. Ngaho ngibi. Ndahira ko tutayishe tutayarangije. Ntabwo Yesu muri twe twabana. Soma twumve. Kuko uwavuze ati ntugasambane. Uwavuze ngo ntugasambane. Uwavuze ngo ntukice. Niyo wavuze ngo ntuzice. Nuko rero ntugasambana. Ariko kwica. Ucumuye amategeko yose wayarangije nta risigaye. Komeza 12. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwaho urubanza. N'amategeko atera umudendezo. Kuko utagira imbabazi atazababarirwa mu rubanza. Nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Gera kuri 19 na 20. Imbabazi ziruta urubanza kandi imbabazi zimaze kwagera zishima hejuru y'urubanza. Iyo urubanza rwawe ruvuga byose ariko imbabazi harimo guceceka no kubikana amabanga. 19 na 20. Yego
wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda umushyitsi. umva yewe navuze ko ushobora gukora satani utabizi. Niyo mpamvu satani agufata akaguhindura umunyentambara mu rugo iwawe, agufata akaguhindura umunyentambara mu itorero, agufata akaguhindura umunyentambara mu muryango, ngo wizeye ko Imana ari imwe rukumbi. Ariko abadayimoni nabo barabizi kandi babihindura umushyitsi. Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. Ntabwo uzi ko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa. 21. Mbese sogokuruza Aburahamu yatsindishijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we batange ku gicaniro. 22. Ubonye yuko kwizera kwafatanije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Icyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, bimuhanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Dusomere Yakobo 3:13 kugeza kuri 14. 3:13 kugeza kuri 14. Soma umutwe w'amagambo uvuga mu kiguri. Ubwenge buva mu ijuru ubwarimu. Ubwenge buva mu ijuru ubwarimu. Ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanisha ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshye ukuri. Bene ubwo bwenge si ubwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa uretse gatoya. Sura hejuru gatoya. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, umunyamasengesho akarwana n'umunyamasengesho, umuririmbyi akarwana n'umuririmbyi, umubyeyi akarwana n'umwana we, umwana akarwana n'umubyeyi we, pasiteri akarwana n'ipantaro ayoboye, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane. hanyuma ngo namweretse ngo ngeze umuhanga cyane, ngo namweretse papa, ngo ntuzabyiratane, ubwo ntabwo ari ubwenge buva ku Mana, ngo mubeshye ukuri. nta kuri kubaho ngaho. Bene ubwo bwenge si ubwo bumanuka buvuye, ntabwo bwavuye ku Mana, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa muntu. ni ubw'inyamaswa. Abantu ari abantu bafite isura y'abantu, ariko imitima yabo ari iy'inyamaswa. Nta rukundo ruri muri bo, umuriro ni umuryarya gusa, nta cyiza kiri muri bo. Ahora atekereza ikibi ku bandi, ntabwo atekereza ibyatuma atera imbere cyangwa se abandi batera imbere. Ni umunyeshyari, ni umunyamazina. Bene ubwo bwenge ntabwo buva ku Mana, ndetse ni ubw'abadayimoni, ahubwo ngo ni n'ubw'abadayimoni. Mbariza mugenzi wawe ngo dayimoni yagukorera, mubaze ariko dayimoni yagukorera kuko muri gutinya kubazanya maze ndetse dayimoni yagukorera. Dayimoni ni umwuka, yagusanga, yakugusha aho waba uri wese. None se niba yaragiye kubaza Yesu akagerageza Yesu we yakunanirwa? Haleluya, amen. Ahubwo twiyambuye ubwo bwenge bw'abadayimoni, twabona ubwenge bw'Imana nyir'ise, urukundo rw'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana ni abagira urukundo, nta shyari bagirana, barafatanya, barasangira. Haleluya, amen. Ugasanga umugabo mu rugo afite ibihumbi 30, ariko umugore akaba atazi ibyo amafaranga ahabwa. Ni ukuri. Ugahanagura no kumugwa neza. Wasimbuka hirya, irindazi n'icyayi ukabikubita. Kandi mu rugo byawe akamuciye tukarahira, mu rugo bahiye mukaryana. Amen. Haleluya, amen. Ubwo
ubwenge ntabwo buva ku Mana. Ubwenge buva ku Mana, basangira uduke bafite, basangira amakuba, basangira intambara, basangira ibibazo. Noneho abavandimwe, iyo umuvandimwe ababaye na mugenzi we arababara. Ntabwo bakora n'igite ngo si we wabona. Abandi bikorera amabuye, akazamuka umusozi ngo nikoreye umushumba, akazamuka n'ibujuru kuri Kamiradiwe, yagera hejuru atukura ibihe bitembagaje, nawe ari gutembaga uraruhutse. Hari uwamwiyita izina rye ryamushiriye, azi neza ko uzamugerageza, arakureba akaguseka, yamara kuguseka byaba biga kugarukaho. Yamwita Sudari. Hariho yamutwara Sudari. Yashimwe cyane. Undi akavuga buriya baruka turirimbana bananjye ndamuzamuye bakamuzamuye umugozi washa banamufatira y'itatu pato. Hariho kugeragezwa kwawe kandi ntabwo uzageragezwa n'amabuye, ntabwo uzageragezwa n'ibiti, ntabwo uzageragezwa uzageragezwa n'uwo muri kumwe. Nurangiza wihanganire kugeragezwa kwawe, ibiro byawe nibyuzura, Imana izamara kuzaca urubanza. Nibizakugerageza atakuzi, uwo muntu arakugerageza muburiye hese, aho kwahagarara mu kigeragezo cyabwira ati Imana iki ni igihe cyawe, uyu ni umunzani wawe, mfasha kugira ngo ibiro byanjye byuzure. Uceceke, ibanga ryatubwiye kandi uguceceka. Haleluya, amin. Rero twashotora tugeze ku murongo waho wa 15. yego Dusoma na 16. urageze mpaka wa 12. Reka dusome 16. yego kuko amakimbirane n'intonganya biri ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. yego komeza. ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro yego n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama, ubwenge bwo mu ishuri bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza. ongera usubiremo neza. ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye icya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro. mumbarize ngo urebe uko ubwenge buboneye. uraboneye ubwenge buva mu ijuru buraboneye kandi n'ubw'amahoro. wifuriza amahoro umuturanyi wawe, wifuriza amahoro umutware wawe, wifuriza amahoro abana bawe. komeza. Ubw'ubugwaneza n'ubw'ubugwaneza bwemera kugirwa inama, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku mutwe ntabwo rubanura ku mutwe kandi butagira uburyarya. kandi ntabwo bugira uburyarya. sungamo ayo magambo. ariko ubwenge buva mu ijuru, mugira muteze mutega amatwi. ariko ubwenge buva mu ijuru ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye icya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama. bwemera kugirwa inama. bahagaze aho ngaho mumbarize ngo bemera kugirwa inama. umuntu wese utagirwa inama, umwuka muri bo ntabwo ari uw'Imana, uwo mwuka ni uwa Satani. umuntu wese wumva ko ibitekerezo bye byonyine bihagije, uwo ntabwo ubwenge bitaba bw'Imana, ubwo ni ubwa Satani. komeza. bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku mutwe ntabwo burobanura ku mutwe kandi butagira uburyarya. ntabwo burobanura ku mutwe. ubu ni ubwenge buva mu ijuru. mbarizo mwicaye ngo Yesu aje kano kanya akazana ibyawe wajya akakaranyashe akabizana byose akavuga ati none mwaya magambo wumvishe mwana wanjye mbere reka mbabwisukure. igihe kimwe ndabizi nzahagarara imbere ya Yesu, azamutse icyo namukoreye mu kazi yambaye no kubahuza ijambo rye no kubasengera. Haleluya. ndagerageza kuri babwira ntariho tahisi ndababwira uko rike, ariko namwe igihe kimwe azabaza ngo amagambo
utayumviye. aho twari kumwe ejobundi mu masengesho yo kuwa gatatu, nababwira nyabuneka ibyarekeye cy'ubwoba. iyo nitegereje muri korali numva amapika abamo kandi abaririmbyi babyina bagatega amaboko, nitegereza mu majyaruguru numva amapika abamo. Nitegereza natwe imbere y'aho hari igihe tujya kugira ngo tugaterana imigeri cyangwa tugasubika niho nkora, bamwe badashaka kumva ko agomba kuba umuyobozi umwe akayobora kugeza wenda igihe cye kirangiye n'undi akazajyaho. ntaribaza hamuse n'ubu Yesu aje gutwara itorero, akavuga ati janda n'uhagarara akishyira kabiri cyane, akabaza uyu n'uyu wamubyaranye nawe, abo wabyaranye nanjye bagombye kugira imbuto z'urukundo, bagombye kugira kwihangana muri bo. Haleluya. ariko se mutandukane gatoya, batangira kujya kwanariza cyangwa se gusesengura ikibwirizwa cyo babwirije, bagisesengure bagihindushe kondisiyo ibihe byo bari kunyuramo, atari ibyo babwirije. ni wowe ijambo icyo rimaze n'indorerwamo, iyo rikuzwe ukaryiramo bikabwi ukumva riragukomerekeje, icyo bisaba ni uguhinduka, bimuhindure usenane. urageze ngo bizari ibyaha, buri muntu afite uko yumva, kandi umwuka w'Imana arisobanurira buri muntu mu mutima we ukanga kuryumva. iyo riri kugira rikagukanda, riraca bugufi rigukande, rigutunganye, rikugira uko rishaka kuba. nibyo twumvishe riraduhindura, ridukura mu businzi, turakizwa. uyu munsi turi kuvuga Imana. iyo yataye ijambo ryadutsinze, ntabwo tuba turi kuvuga ibi ngibi. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. subira bityo cyane ubwenge bwo mu ijuru bwawe. umurongo wa 14. ariko ubwenge buva mu ijuru, ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye, icyambere buraboneye, kandi ni ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi, n'imbabazi nziza, n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. ubatujemo ushaka kudutandukanya n'Imana ntabwo atuje. Haleluya. ariko dukwiriye kumutsindisha ijambo ry'Imana, kandi ntabwo twatsindisha ijambo ry'Imana tutabanje gutsindwa naryo. Amen. ijambo iyo rimaze kugutsinda wowe, iyo rigutsinze rihita rifata ikibanza kuri wowe rikicaramo, kuko waryemeye. ntabwo waryemera ritagutsinze. sinzahabwa yo kubumvisha neza. mwahumvise? ndavuze ngo iyo ijambo rigutsinze wowe, rihita rifata ikibanza muri wowe, kuko waryemeye. Amen. iyo rero wamaze kubyemera, ushobora guhindura bya bindi byari byarakunaniye, kuko aho rigeze iyo yafashe cya kintu cyari cyari kirahava. Amen. iyo utsinzwe n'uko nta rukundo ugira, riraza ryo rigahita rishyira urukundo muri wowe, noneho wamushyira ugahunga. Amen. Haleluya. iyo utsinzwe n'ubusambanyi, kuko ahubwo ubusambanyi no kurarikira ukora ibyo byitangara n'uwicaye, uhita wiruka ko n'ujya kubikora uzaba ugiye kwica kubera amaraso, rya jambo rikakuyobora. Amen. ntabwo ryakuyobora bitari ryagutsinda. iyo rigutsinze rifata ikibanza muri wowe, rikimura ibyari muri wowe, akaba ari byo ritegeka. Alo. Yesu ashimwe cyane. Mana ishimwe kubwira ijambo.
uwo uri we wese ndahamya ndashidikanya ko iri jambo rigakoze kuvuga tutagiye mu myaka maze mu gakiza natikure cyangwa se umwanya ufite. Reka mbabwire, Yesu naza ntabwo azareba abapotre, ntabwo azareba ababishopu, ntabwo azareba abadiyakoni, azareba gukiranuka n'imirimo. Amina. Mwatubwiye ngo mwizera ko Imana ifite imbaraga, ibyo rero abatayimoni nabo barabizi barabirusha. Abatayimoni bazi imbaraga z'Imana no kuturusha twebwe kuko babanye nayo, ariko hari ikintu batazi nawe udaha agaciro nuko utaza kuricyaira gishya n'imbaraga z'Imana ziri muri wowe kugira ngo zihindurire Imana iyi si ubwami bwayo munsi. Ubwami bw'Imana ntabwo bwaza muri iyi si butanyuze muri wowe, niwe ugiye kuzana ubwami bw'Imana mu isi. Yesu arashimwe cyane. Ntabwo uzazana ubwami bw'Imana nawe ugishidikanya. Bavandimwe kandi bene data, twatangiye tuvuga ngo biva ku ki umunyamasengesho ushobora na mugenzi we, biva ku ki umubyeyi kwangana n'umwana we yibyaye, umwana kwaba n'umubyeyi we, biva ku ki? Ibyo byose biva ku ki? Ariko ijambo ryatubwira ngo biva ku byo turarikira birwanya imitima yacu, birwanya n'ubushake bw'Imana. Umwanzi aguteza irari ugashaka kurarikira ibitandukanye n'icyo Imana yakugeneye. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, unyemerere ijambo ubugire ikibanza muri wowe. Niba uri umunyamasengesho ukagira ikibazo n'umunyamasengesho mugenzi wawe, ni ikihe cyerekezo? Niba uri umuririmbyi ntabwo hari umuririmbyi utakumva, ni ikihe cyerekezo? Amin. Niba uri umugabo ukaba udashobora kubana n'umudamu wawe amahoro, ni ngombwa ko babishanya Kristo. Alo, ubwo bihwanye n'uko wabona Kristo yihakanye itorero. Niba uri umugabo yihakana umugore wawe, biga n'uko wabona Kristo yihakanye itorero. Noneho niba uri umugore ukaba udakunda umugabo wawe, biga n'uko wabwira Imana ngo wamuhaye umutwe mubi uzawuce. Kuko iyo ujya kugira ngo umugabo n'umutwe w'umuntu, yewe ukavuga ngo niba uri kugera y'Imana ugira ngo wamuhaye uyu mugabo wamuhaye, ni ngombwa wabwira ngo uyu mutwe ni mubi uzawuce. Alo, byaje bishariye uyu munsi, ariko tushariye urakora. Yesu ashimwe cyane. Urakora kuko Imana idufashe. Iri jambo rigira abantu Imana yatumyeho. Nijoro Imana imaze kuririmba, hari ahagana saa 8 nari ndarushye rwose, nari ndushye cyane, maze iminsi mu rugendo, ejo nagiye Kigali bitandukanye kubagaho, numvaga naniwe. Ariko nka saa 8 cyangwa saa 9 numva wa mwanya nahaye Imana wo gusoma Bibiliya n'ubundi ntamenye mbere kujya, kandi magusoma kiriya gitabo buriya kiriya gice yagisomye cyose Yakobo igizwe n'ibice 5, nabisomye byose ndabirangiza, ndongera mbisubiramo inshuro ya kabiri. Urumva gusoma ibice 5 ukongera ukabisubiramo kandi akazi gakomeye cyane, ariko umwuka yari ashaka kumbwira kugira ngo mbwire. Yesu arashimwe cyane. Haleluya, haleluya. N'abageze niba mushaka ko abantu b'abanyembaraga, abantu bashaka gukoreshwa n'Imana, abantu bashaka kwambara imbaraga zidasanzwe, abantu bashaka kwiteranira no gusohoza umugambi w'Imana, mwige gusoma ijambo ry'Imana. Abantu Imana Satani arabatinya,
kandi n'Imana irabubaha. Tugiye gusenga Imana bagahaguruka twese mu izina rya Yesu. Twavuze ngo duhaguruke twese. Saba ibiganza byawe. Mwami Yesu. Ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe rifite imbaraga. Ijambo ryawe rirahindura. Nsinzwe n'urubanza. Iri jambo ryawe reka rimpindure. Reka rimpindure. Riture muri njye. Rifate ikibanza muri njye. Kugira ngo mbashe gukora ibyo waremeye. Umpe imbaraga. Ntumbure umwuka wawe. Ahubwo unshoboze gutsinda Satani n'abadayimoni n'ibigeragezo byose. Urakoze kumbabariye. Amen. Data mu izina rya Yesu, iri ni ijambo ryawe rizima rifite imbaraga, rifite ububasha kandi waritugiye ku bwoko bwawe. Ndakwinginze ntice mu gutwi ngo ntihinguke mu kundi. Reka rigire icyo byarema mu mitima yabo, kandi kuva uyu munsi Mwami ubemeze ibyaha no kubivamo bakabireka burundu. Babwibukirwe bakora ibiri mu bushake bwawe. Mu izina rya Yesu ngo tubisabye. Amen. Tugeze mu mwanya n'ubundi wo gusengera abarwayi ataratambuka, akaba arwaye aho baba bari buhaguruke